Ese wari uzi ko igihugu cy'Ubushinwa ari igihugu kibitse amateka azwi neza imyaka 5000 ishize? Uyu munsi reka turebere hamwe byinshi utazi ku gihugu cy'Ubushinwa. Ntiza iminota 8 yawe ubundi usobanukirwe neza ibintu by'ingenzi wamenya ku gihugu cy'Ubushinwa. Nabaye ikaze nge nitwa Mr. Sam, niba utarakora subscribe no kuri Mukire Entertainment, uyu mwanya wo wakora subscribe. Kora subscribe kandi like uduhe igitekerezo cyawe muri comment. Igihugu cy'Ubushinwa ni igihugu kizwi cyane ku izina rya People's Republic of China cyangwa se igihugu cya rubanda rw'Abashinwa. Gifite umurwa mukuru bita Beijing. Ubushinwa akaba ari igihugu gifite indi mijyi izwi cyane, urugero nk'umujyi bita Shanghai. Igihugu cy'Ubushinwa kikaba gituwe n'abaturage barenga biliyoni 1.4. Akaba ari cyo gihugu gituwe n'abaturage benshi cyane ku mwanya wa kabiri ku isi yose. Indimi zivugwa mu Bushinwa harimo ururimi rwitwa Kimandarini kuko nirwo rurimi ruzwi cyane ndetse ruvugwa n'abaturage benshi cyane mu Bushinwa. Amafaranga akoreshwa mu Bushinwa n'amafaranga bita amayuan. Guverinoma cyangwa se leta iyoboye igihugu cy'Ubushinwa ni ishyaka ry'abakozi cyangwa se ishyaka rya komuniste rya rubanda rw'Abashinwa cyangwa se CCP. Igihugu cy'Ubushinwa nyine kikaba kiyobowe n'iri shyaka rimwe rukumbi kuko andi mashyaka atemerewe gukora mu Bushinwa. Mu buryo bwa geography rero, Ubushinwa ni igihugu giherereye mu burasirazuba bwa Aziya, akaba ari cyo gihugu cya kane ku isi mu bunini inyuma y'ibindi bihugu birimo Uburusiya, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cy'Ubushinwa kikaba gihana imbibi n'ibihugu bigera kuri 14 byose. Ubushinwa bukaba buhana imbibi n'igihugu cy'Uburusiya, igihugu cy'Ubuhinde, igihugu cya Mongolia, Pakistan, Nepal, Bhutan, Myanmar, Vietnam, Laos, Korea y'Amajyaruguru, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan. Ni ibihugu bigera kuri 14 bihana imbibi zo kubutaka n'igihugu cy'Ubushinwa. Ibyiza nyaburanga bigaragara mu gihugu cy'Ubushinwa harimo nk'imisozi ya Himalaya. Ni imisozi n'uruhererekane rw'imisozi myiza cyane ikurura ba mukerarugendo. Iyi misozi ya Himalaya ikaba iherereye mu majyepfo y'Ubushinwa hafi n'ibindi bihugu birimo nka za Bhutan ndetse na Nepal. Ubushinwa bukaba bufite umusozi muremure cyane ku isi usurwa na ba mukerarugendo benshi cyane. Uyu musozi akaba ari umusozi bita Everest. Ese wari uzi ko umugezi muremure cyane muri Aziya uwo mugezi uba mu gihugu cy'Ubushinwa? Umugezi bita Yangtze ni umugezi muremure cyane ku mugabane wa Aziya, ukaba uherereye mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa bukaba bufite n'undi mugezi uzwi cyane, umugezi bita Yellow River cyangwa se umugezi w'umuhondo. Mu majyaruguru y'Ubushinwa hari ubutayu nabwo busurwa na ba mukerarugendo benshi cyane, ubutayu buzwi nka Gobi cyangwa se Gobi Desert. Ubushinwa bukaba ari igihugu gishashe ku buso bwa kilometero kare nyinshi cyane bitewe n'abaturage benshi nyine bizwi ko bagituye. Hanyuma Ubushinwa reka turebe mu amateka azwi yavuba avugwa ku gihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa ni igihugu kizwi cyane dore ko gifite ibimenyetso by'amateka bihambaye cyane, urugero nk'urukuta rwa China cyangwa se Great Wall of China, urukuta runini cyane rw'Ubushinwa. Ndetse Ubushinwa bukaba bwaramenyekanye cyane mu mateka aho bwagiye bugira ubwami butandukanye bwamenyekanye cyane, urugero nk'ubwami bw'Abahan cyangwa se Han Dynasty, Tang Dynasty, Ming Dynasty, Qing Dynasty. Bwose ni ubwami bwayoboye igihugu cy'Ubushinwa bwakomeye cyane mu mateka, ubwami bw'Abahan, bw'Abatanga, bw'Abaming n'ubw'AbaQing. Mu mateka y'Ubushinwa, Ubushinwa bufite andi mateka ahambaye cyane abantu benshi bataruziho. Ubushinwa wari uzi ko ariho impapuro zavumburiwe? Izi mpapuro twandika mu makayi, izi mpapuro zifite amateka yo kuba zaravumburiwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Ndetse na gunpowder cyangwa se poudre ishyirwa mu mbunda kugira ngo zirase ubundi ishyirwe mu masasu abashe kugenda. Iyi poudre nayo yakozwe n'Abashinwa. Ndetse compass cyangwa se busole, iki kimenyetso cyerekana amerekezo, nacyo bigaragazwa ko byavumburiwe mu Bushinwa. Ndetse n'izi mpapuro cyangwa se izi mashini ziprintinga impapuro, amateka agaragaza ko nazo zavumburiwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Amateka ya vuba y'Ubushinwa. Ubushinwa ingoma z'ubwami zarangiye mu mwaka wa 1911. Mu mwaka wa 1911 ingoma z'ubwami bw'Ubushinwa zararimbutse zivaho burundu, dore ko habaye intambara zidasanzwe. Nyuma mu mwaka wa 1949 nibwo hatangiye ishyaka cyangwa se CCP,
ishyaka riyoboye abaturage b'Ubushinwa, aho ryatangijwe n'umugabo w'umuhinduramatwara ukomeye cyane witwa Mao Zedong mu mwaka wa 1949. Ubushinwa bw'uyu munsi akaba ari igihugu kizwi cyane ndetse gifite n'imbaraga zidasanzwe ku ruhando mpuzamahanga bitewe n'ubukungu gifite. Ubushinwa ni igihugu kiza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite ubukungu buhagaze neza cyane. Inganda z'ikoranabuhanga, iz'ubwubatsi, zikora ibindi bikorwa remezo bitandukanye, akaba ari bimwe mu bintu byagize Ubushinwa igihugu cy'igihangange ku ruhando mpuzamahanga. Ubushinwa bufite kampani zizwi cyane nka Alibaba, Huawei n'izindi zitandukanye. Ubushinwa bufite abaturage bafite imico myinshi igiye itandukanye. Majorite y'abaturage b'Abashinwa babita abahani. Mu Bushinwa hakaba habarizwa abaturage b'amoko barenga 56, ariko ibyo bikaba nta kintu biba bibatwaye. Mu bijyanye n'imyemerere, abaturage b'Abashinwa abenshi ni Ababuddhist, Abataoisme, Abayisilamu ndetse n'Abakristo bakeya. Mu muco w'Abashinwa, Abashinwa baziho kunywa ibintu by'ibyayi, bikaba ari no mu bintu bituma bagira ubuzima bwiza. Kunywa icyayi, ibintu by'imigwanire cyangwa se kumfu, ndetse n'ibintu bijyanye n'imico yabo ya gakondo yo kwivura bakoresheje imiti ya gakondo. Ubushinwa rero mu mijyi izwi cyane yo mu Bushinwa harimo nk'umujyi wa Beijing, akaba ari umugwa mukuru w'ubutegetsi ubarirwamo perezida n'abandi bayobozi bakuru mu gihugu. Mu yindi mijyi izwi cyane mu Bushinwa harimo umujyi bita Shanghai, akaba ari umujyi nawo w'ubucuruzwi, ndetse akaba harimo n'umujyi witwa Shenzhen, umujyi w'ikoranabuhanga no guhanga udushya, ndetse akazamo n'umujyi witwa Guangzhou, akaba ari wo mujyi nawo w'ubucuruzi. Mu Bushinwa ibijyanye n'uburezi bateye imbere cyane, dore ko amashuri yabo yibanda ku bijyanye na siyanse ndetse n'ubwenjeniyeri, akaba aribyo bintu bakunze gukora cyane, ndetse n'ubwenge bw'ubukorano. Ubushinwa akaba ari igihugu cyateye imbere cyane, dore ko uyu munsi bari kuvumbura internet y'igisekuru cya gatanu cyangwa se 5G, ndetse n'ubwenge bw'ubukorano cyangwa se AI nabyo akaba ari ibintu bateye imbere cyane. Mu bijyanye n'igisirikare, Abashinwa bateye imbere cyane, dore ko bafite ingabo nyinshi cyane, akaba aricyo gihugu cya mbere ku isi gifite abasirikare benshi cyane b'umubare bakiri mu kazi, ndetse akaba ari igihugu gifite umwanya uhoraho mu muryango w'abibumbye cyangwa se permanent member of UN Security Council, akaba ari igihugu gifite ijambo ntakuka nyine, kikaba kiri mu bihugu bitanu bifite ubudahangarwa budasanzwe. Ubushinwa bukaba bwaramaze kwigarurira ibihugu byinshi cyane ku mugabane wa Afurika, Aziya, akaba ari ahantu bufite ijambo rinini cyane ku ruhando mpuzamahanga. Bijyanye n'ubukerarugendo, Ubushinwa bufite amaparike azwi cyane, harimo nk'itwa Zahinjaje National Park, sinzi uko bisoma neza, ariko bukaba bufite n'indi migi nyine izwiho ubukerarugendo. Hanyuma mu bijyanye no kuvumbura, twabonye ko Ubushinwa ariho hantu impapuro zavumburiwe, puderi ikoreshwa mu mbunda, ndetse Ubushinwa bukaba bwarateye imbere cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'ubwenge buhangano. Ndabashimiye cyane, Geritwa Miza Sam. Uyu munsi twareberaga hamwe igihugu cy'Ubushinwa. Niba utarakora subscribe, ugira umwanya wo kuba wakora subscribe. Mu minota 8 tubashije kuba twanyura mu bintu by'ingenzi wamenya ku gihugu cy'Ubushinwa. Niba utarakora subscribe, kandi like, ugiye igitekerezo cyawe muri comment.